Kera habayeho umugabo wabanaga n'abakobwa be babiri. Umwe muri abo bakobwa yakundaga umurimo cyane, undi akaba umunebwe bikabije. Umukobwa ukunda umurimo yabwiraga murumuna we ati, muvandimwe, ntugire ikintu na kimwe ukora, ese ubwo ntabwo wamfasha gukora amasuku uyu munsi? Undi akamusubiza ati, ariko se wabikoze byose ko n'ubundi ubikora neza rwose, kubera iki nakwigora ngo ndakora isuku hari, kandi ikindi ntabwo nshaka kwanduza inzara zanjye. Papa wabo wari umusaza cyane, yarakoraga ngo abone ibibatunga, ariko yaramaze kuruha kubera izabukuru. Nimugoroba ifunguro ryabo ryabaga rigizwe n'isupu n'agace gato k'umugati wumye. Umunsi umwe papa wabo arabicaza arabaganiriza ati, bakobwa banjye nkunda, nimwe nsigaranye, ndabakunda cyane, ariko kandi singishoboye gukomeza kubitaho njyenyine. Mumaze gukura ubu muri inkumi, muri mu myaka yo kwishakira imibereho no kwigira nk'abantu bakuru. Ndashaka ko mwembi mushaka akazi. Umukobwa ukunda umurimo aravuga ati, ufite ukuri papa, ejo mu gitondo ndajya gushaka akazi. Se abaza undi ati, wowe se urabivugaho iki mwana wanjye? Uw'umunebwe aramusubiza ati, niba mukuru wanjye akora bizaba bihagije, tuzaba dufite ibidutunga, njye nzajya nita ku byo mu rugo. Uwo musaza yishimira kubona abakobwa be basa n'abashishikajwe no gufata inshingano. Ku munsi wakurikiyeho umukobwa ukunda umurimo agenda gushaka akazi. Se aramuhamagara amugira inama mbere y'uko agenda agira ati, mwana wanjye, ngiye kukugira inama, ntuzigere wanga gufasha ugusabye, jya ukunda umurimo, ube umunyakuri, ukora ibyo bagusabye witonze kandi ubikunze. Umukobwa aramusubiza ati, urakoze papa, nzaba umunyakuri kandi nzakurikiza inama zawe. Nuko umukobwa ukunda umurimo afata inzira aragenda. Naho umunebwe uvuga ko azita ku rugo ntacyo yakoraga na busa, inzu iragenda irushaho kubamo akajagari kandi umwanda ukiyongera buri munsi. Umukobwa ukunda umurimo agenda iminsi myinshi atarabona uwamuha akazi. Mu nzira ahura n'igiti cyari cyumye, imizi n'amashami byarakakaye. Igiti kiramubwira kiti, muraho mukobwa mwiza, wakwemera gusukura amashami yanjye no kuvomerera imizi yanjye? Umukobwa asukura amashami yose ashaje atitaye ku maboko yakomeretse, hanyuma asuka amazi ku mizi y'igiti akoresheje amazi yari mu icupa rye. Igiti kiramubwira kiti, urakoze cyane mwana w'umukobwa, ariko noneho nta mazi ugisigaranye, uraza kubigenza gute kunyitangiye? Undi aragisubiza ati, ntacyo bitwaye, wari ukeneye ubufasha, ndabuguhaye, nzabona andi mazi ahandi mu nzira. Akomeza urugendo, nuko ahura n'itanura ry'amabuye ryari ryaracitsemo ibice byinshi byaramenaguritse. Itanura riramubwira riti, muraho mukobwa mwiza, wankorera isuku ukansana kugira ngo nse neza? Umukobwa akusanya ibyondo aho mu bice byari byarasenyutse byose. Itanura rirongera riba rishyashya, maze riramushimira rigira riti, urakoze cyane, ariko kubera njyewe wakererewe cyane, ubu urabigenza gute? Undi ararisubiza ati, oya ntacyo bitwaye, wari ukeneye ubufasha, ndabuguhaye. Arakomeza ahura n'intama nto yasaga nabi cyane, yasaga n'amakara isa umukara cyane, ivuruguse mu byondo. Intama iramubwira iti, mukobwa mwiza uraho, naguye mu byondo byinshi cyane none ndasa nabi cyane, none wanyuhagira mu mazi y'ikiyaga nkongera ngasa neza? Umukobwa arayifata arayuhagira mu mazi y'ikiyaga, intama isubirana umweru wayo, maze irangije amubwira iti, urakoze cyane, nubwo natumye utoha cyane umbabarire. Undi nawe arayisubiza ati, wari ukeneye ubufasha kandi nanjye nari nanduye, none nabyungukiyemo ndiyuhagira. Nuko akomeza urugendo rwe rwo kujya gushakisha akazi. Bugorobye agera ku nzu nziza cyane yarimo abakobwa 7. Yinjiramo afite ubwoba avuga ati, mwiriwe, mumbabarire ninjiye nta burenganzira mu mpaye, ariko nashakaga kubabaza niba nta kazi mwama. Baramubwira bati, waguma hano niba wifuza kudukorera, dufite ibyumba 7, uzasukura 6 buri munsi neza, ariko ntuzigere winjira mu cyumba cya 7. Arabyemera, umwaka wose asukura ibyumba 6 neza cyane, ntiyinjira na rimwe mu cya 7. Amaze kubona amafaranga ahagije asaba gusubira iwabo. Baramubwira bati, urabikwiriye rwose, ariko tubwire, kuki utigeze winjira mu cyumba cya 7? Wa mukobwa arasubiza ati, data yanyigishije gukora ibyo nshinzwe nitonze kandi nkakunda umurimo, mwambwiye gusukura ibyumba 6 ninjira mu cya 7, nibyo nakoze. Baramubwira bati, turashaka kugushimira ku murimo wawe, ku bwitange no kuvugisha ukuri ndetse no kubaha, dukurikire.
bamujyana mu cyumba cya 7, asanga harimo ibirundo by'amafaranga ya zahabu na y'ifeza. Baramubwira bati wizengurutse hano hose, zahabu ziza kugufataho ziraza kuba ari izawe zose. Yizengurutsamo ahaguruka murika nk'inyenyeri kubera ayo mafaranga yose ya zahabu yamugiyeho, maze arangije arabasezera asubira iwabo. Mu nzira ahura na ya ntama yuhagiye ubushize, yari yitwikiriye amasaro ahenze cyane. Iramubwira iti sinibagiwe ubufasha wampaye, fata amasaro yose ushaka uyatware. Arayafata ayambara mu ijosi no ku maboko, akomeza urugendo. Yegeye imbere ahura n'itanura rya rindi yasanye, maze rimuha umugati n'udutsima dushyushye turyoshye, rimushimira ko yarifashije. Hanyuma aza guhura na cya giti yavomereye, cyari cyeze imbuto nyinshi kandi ziryoshye, kimuha ku mbuto zacyo ndetse n'umutobe wazo. Nuko akomeza urugendo rwerekeza iwabo. Ageze iwabo, se na murumuna we w'umunebwe baratangara babonye umutungo yazanye. Umunebwe agira ishyari ati nanjye ngiye gushaka akazi, niba umuvandimwe wanjye yabonye amasaro meza, njye nzabona amabuye y'agaciro. Nuko bukeye nawe afata urugendo ajya gushaka akazi, ariko mu nzira yanga gufasha igiti, yanga gufasha itanura, yanga gufasha na ya ntama. Agera mu nzu y'abakobwa 7, abasaba akazi barakamuha, ndetse banamusaba gukora isuku mu byumba 6 gusa, icya 7 akacyihorera. Bamubuza no kukinjiramo, ariko bimwanga mu nda. Aza kwinjira mu cyumba cya 7 kubera amatsiko, ahasanga imibu n'uducurama biramuruma cyane, arakomereka. Babakobwa bahise babimenya, maze bamwirukana batanamuhembye kubera gusuzugura amabwiriza yabo, akinjira mu cyumba bamubujije. Mu nzira ataha, ibintu byose yanze gufasha biramwanga. Yahuye bwa mbere na ya ntama yanze koza, asanga ifite ya masaro, ariko iramuhunga, yanga kumuha ayo masaro. Yakomeje urugendo agera kuri rya tanura, yari yashonje cyane. Ahasanga imigati, ariko agerageje kuyifata ngo arye riramutwika. Ageze kuri cya giti kimwima imbuto n'umutobe wazo, yajya gukoraho kikabimuhungisha. Arwana no kubisoroma, ariko birangira ananiwe, agwa agacuho. Yahisemo gukomeza yerekeza iwabo, ariko yananiwe, ashonje ndetse yanakomeretse. Agera iwabo ababaye cyane, yuzuye ibikomere n'umunaniro mwinshi ndetse n'inzara. Ahageze abatekerereza ibyamubayeho byose, maze atangira kwicuza agira ati nananiwe kumvira, none narabihaniwe. Naho papa we aramubwira ati bana banjye, ugira umurava mu byo akora akagira ukuri n'umutima mwiza, amaherezo aragororerwa. Uhera uwo munsi wa mukobwa ntiyongera kuba umunebwe. Abakobwa bombi barakora cyane, umuryango wose ubana mu mahoro n'ibyishimo, ndetse batera imbere ntibongera gusonza. Nshuti bakunzi rero ba Ubuzima mu Nkuru TV, tugeze ku musozo w'inkuru yacu, ariko hari amasomo iyi nkuru idusigira. Iyi nkuru itwigisha amasomo menshi y'ingenzi agenga imyitwarire myiza n'imibereho myiza y'abantu. Gukunda umurimo ni ishingiro ry'iterambere. Umuntu ukunda gukora, agakorana umwete n'umutima mwiza, amaherezo arahembwa. Hanyuma isomo rya 2, ubunebwe n'uburiganya bigira ingaruka mbi. Ubunebwe no kubeshya abandi ushaka inyungu yihuse, amaherezo ubihomberamo, ugahura n'ibibazo n'ibihano. Na isomo rya 3, gufasha abandi bigaruka mu buryo bwiza ndetse utanatekerezaga. Cyiza ugiriye undi ntigipfa ubusa. Ubufasha n'impuhwe utanga bigaruka kudufasha igihe tutabyiteze. Hanyuma isomo rya 4, kumvira inama nziza ni ingenzi. Umukobwa wakurikiye inama za se yageze ku ntsinzi, naho wanzanze akazirengagiza yahuye n'ingorane nyinshi. Isomo rya 5, ubunyangamugayo buruta ubutunzi bwabonetse nabi. Ubutunzi bubonetse mu buriganya ntibugira umugisha, ariko ububonetse mu kuri no mu murimo bugira agaciro kandi bugatanga amahoro. Isomo rya 6, amatsiko n'ubwirasi bitagira imipaka bitera ibibazo. Kwica amabwiriza no gushaka ibyo utujuje ibisabwa byo kubigeraho bituma umuntu ahura n'ingaruka mbi. Na isomo rya 7, kwigira ku makosa birashoboka. Niyo umuntu yabaye umunebwe cyangwa umunyaburiganya, ashobora kwicuza agahinduka, agatangira inzira nziza iganisha ku mibereho myiza. Mwakoze cyane rero kuba mwanteze amatwi, ndabashimiye cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mutange ibitekerezo namwe mutubwire ese iyi nkuru ibasigiye iki, ibasigiye irihe somo.